Uraho neza nshuti muvandimwe, wowe uduteze amatwi. Amahoro y'Imana kubeho. Nkuko nanone twabimenyereye, iyi ni incamake y'icyigisho cya mbere, aho icyigisho cy'iki gihembwe kivuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, KRISTO MUBAFIRIPI N'ABAKOROSAYI. Naho icyigisho cya mbere cyo muri iki gihembwe cyo kiravuga ngo baratotejwe ariko ntibaretswe. Gifite icyo kwibukwa kivuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Biboneka mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 4. Muri kumwe na mwene Iradukunda Patience. Niba wifuza kuzajya uganira natwe ku ijambo ry'Imana, buri uko tuganiriye ku ijambo ry'Imana ukabibona, kanda kuri subscribe maze buri uko ikiganiro cyose kizajya gisohoka uzajya ubibona. Reka dutangire twimbike mu cyigisho. Baratotejwe ariko ntibaretswe. Iki ni cyo cyigisho cya mbere tugiye kwimbikamo maze tukaganira mu ncamake y'ibyaranze iki cyigisho cyo muri iki cyumweru. Batangiye batubwira inkuru y'umupasiteri w'umudivantiste wafunzwe ariko arenganwa azira ubusa. Uyu mupasiteri yarafunzwe ndetse afungwa imyaka 2. Nyuma yo guhangayika no kubabara ndetse agahura n'ishafu n'agahinda byo muri gereza, yaje gusanga yuko gereza hari ahantu heza Imana yamwohereje kugira ngo avuge ubutumwa. Nyuma y'uko bagenzi be b'imfungwa bamenya ko ari umupasitoro, bamusabye yuko yazajya bigisha ijambo ry'Imana. Nuko yatangiye kubigisha ijambo ry'Imana ndetse akajya abaha n'ibitabo. Yaje kubatiza izo mfungwa ndetse akajya atanga n'ifunguro ryera muri gereza. Tugendeye ku byabaye kuri uyu mupasitoro, tubona yuko na Pawuro nk'intumwa ibi ngibi byagendaga bimubaho. Igihe yari mu magereza agiye atandukanye, hari ahantu heza kuri we ho kwigishiriza ubutumwa bwiza. Uretse n'ibyo ngibyo, tubona yuko hari n'inzandiko zitandukanye Pawuro yagiye yandika ari muri gereza, nk'urwandiko rwandikiwe Abakorosayi, urwandiko rw'Abafilipi, Abefeso ndetse na Filemoni. Izi nzandiko zose tubona yuko zanditswe ari muri gereza. Ntago kwari ugukomezaho muri gereza ngo ababwire ubutumwa bwiza gusa, ahubwo yitaga no ku murimo we yasize akoze. Pawuro nk'intumwa yari yariyeguriye gukora umurimo wa Kristo, ntiyagize ubwoba bwo gufungwa kuko yari azi neza yuko no muri gereza Uwiteka abana nawe. Kandi koko ibyo ngibyo yarabikoze Uwiteka. Mu gihe cyose Pawuro yabaga afunzwe, ntago yabaga arakaye cyangwa afite uwundi mutima, ahubwo ibyishimo byatangagwa na Kristo nibyo byamubagamo. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 35 haravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganwa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa n'inkota? Iyo dutarutse ku murongo wa 37 aravuga ati oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Muri iri somo Pawuro agaragaza icyizere gikomeye yari afite cy'urukundo Kristo yamukundaga n'urwadukunda. Mu kugaragaza impamvu nyamukuru ibi byose, yaba ibyago, agahinda, umubabaro, ishavu, kurenganwa ndetse n'ibindi, yagaragazaga yuko bitagomba kuduca intege cyangwa ngo bitujyane kure ya Kristo. Hari impamvu nyamukuru yatanze. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 32 haravuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Nyuma y'uko Pawuro asobanukiwe n'urukundo rwihishe inyuma yo gutanga umwana wayo w'ikinege, Pawuro yasobanukiwe yuko yaba imibabaro y'iki gihe n'iy'igihe kizaza idakwiye kumutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Imana yagaragaje urukundo rwayo iduha umwana wayo w'ikinege, kandi binyuze muri we yaduhaye n'ibindi byose. Pawuro ntiyari akeneye ibindi bihamya by'urukundo rw'Imana. Natwe nuko ntabyo dukeneye. Iyo tumaze gusobanukirwa neza n'urukundo rwa Kristo no kwitanga kwe no kwigira umuntu kwe, icyo byamusabye n'icyo byagombaga kugira ngo abe umuntu, ibyo ngibyo bituma dusobanukirwa ndetse ntitube tugikeneye ibindi bihamya. Nyuma y'uko Pawuro asobanukiwe n'uko Yesu yikoreye imibabaro yose kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho, Pawuro nawe yari yiteguye kwihanganira imibabaro yose yari guhura nayo ku bwa Kristo.
natwe kandi nuko niba twaremeye Yesu Kristo nk'umukiza kandi n'umucunguzi wacu, tuzihanganira imibabaro yose duhura nayo, tuzihanganira kurenganwa ndetse no kugera ku rupfu. Ariko nimba tutaramwemeye nk'umukiza n'umucunguzi, ibyo ngibyo nibiza bizadusubiza inyuma. Nta kizaba gisigaye kitari ukumwihakana, kuko tuzaba tutazi neza iby'uwo mukiza twemeye. Mu by'ukuri urukundo Kristo adukunda nirwo rwonyine rushobora gukomeza kwizera kwacu mu gihe cy'ibyago n'ibigeragezo. Pawuro nk'umugaragu w'Imana yari yiringiye adashidikanya ko niba twifatanya na Yesu Kristo mu mibabaro ye, tuzahabwa ubwiza nawe. Pawuro yagiye afungirwa ahantu hagiye hatandukanye, nk'i Filipi, i Kayizariya, i Yerusalemu, i Roma ndetse n'ahandi. Ariko muri uko gufungwa kwe, nubwo yahuye n'ingorane nyinshi, yabonye ibyiza mu buzima bwe, kandi ibyo byamuteye ubutwari bwo kwihanganira imihangayiko. Nubwo Satani yamugeragezaga uko ashoboye kose, Pawuro yari azi ko atari yaratereranwe. Mbese wowe iyo uhuye n'ikigeragezo gikomeye ukitwaramo ute? Mbese aba ari igihe cyawe cyo gusubira inyuma, cyangwa aba ari igihe cyawe cyo gushikama ku Mana? Mbese aba ari igihe cyawe cyo kwivovota, cyangwa aba ari igihe cyo guturiza mu Mana ukarindira ibisubizo? Uko twitwara niko kugena amaherezo yacu. Icyo tuzi ni uko Mwuka Wera wariho mu gihe cya Pawuro na n'ubu akiriho, kandi niwe ukorana n'abana b'abantu muri iki gihe. Icyo twabuze ni ukwihangana nk'intumwa za mbere. Icyo twabuze ni ukumenya kandi tugasobanukirwa neza n'urukundo rwa Yesu. Binyuze muri Mwuka Wera, uwizera wese ashobora guhinduka umuragwa wa kamere y'Imana. Kristo yatanze Mwuka we wera nk'imbaraga y'ijuru ituma dushobora gutsinda irari rya kamere ndetse n'ingeso twatoye zituganisha ku kibi, kandi Kristo akoresha Mwuka we wera kugira ngo ahe itorero imico ye. Kristo mu mbaraga ze akora ibishoboka byose kugira ngo umwana w'umuntu uwo ari we wese abone agakiza. Mu mibereho ya Pawuro yo kubwiriza ubutumwa bwiza, hari ingamba zitandukanye yakoreshaga mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Zimwe muri izo ngamba ni uko Pawuro yahisemo abigambiriye kubwiriza ubutumwa bwiza mu mijyi ikomeye. Nk'urugero, yahisemo i Korinto ndetse n'i Filipi nk'imwe mu mijyi yari ikomeye. Byari byoroshye yuko namara kubwiriza ubutumwa bwiza muri iyo mijyi, kugera ku butumwa bwiza mu yindi mijyi bizamworohera. Ingamba yindi ya kabiri yafashe igihe cyo gutoza bagenzi be uburyo bavugamo ubutumwa bwiza kugira ngo buzagere ku ntego. Inzandiko yandikiye Timoteyo na Tito ni igihamya kigaragaza ukuntu yifuzaga cyane ko bagera ku ntsinzi mu murimo. Indi ngamba ya gatatu ni uko Pawuro yabanje kubwiriza bene wabo ari bo Bayahudi. Pawuro mu kubanza kubwiriza Abisiraheli imbere y'uko ajya ku banyamahanga, cyari igihamya cyiza cy'uko yabanje guhera mu rugo. Mbere na mbere, umurimo w'ubutumwa bwiza ukwiye guhera mu muryango iwacu. Hanyuma abagize umuryango nabo bakwiriye kwamamaza uwo Kristo bamenye, maze bakageza ku baturanyi babo ukuri kwerekeye umucunguzi. Ingamba yindi ya kane ya Pawuro yafashe ni uko yakomeze gushyikirana n'amatorero yose yari yarahanze, maze ntiyabaterera iyo. Inshuro nyinshi tumubona yoherereza ayo matorero inzandiko bigaragaza urukundo, ubwuzu ndetse no kubitaho yari abafitiye. Ibi byose byagaragazaga urukundo rwa Kristo rwari ruri muri Pawuro. Izi ngamba zose, kuko Pawuro yazifataga ayobowe na Mwuka Wera, byatumye zibasha kugera ku ntego. Yaba mu byakozwe n'intumwa ndetse n'izindi nzandiko za Pawuro, nta nzandiko tubona zigaragaza Pawuro asura i Kolosayi cyangwa ngo havuge ubutumwa bwiza. Epafura ndetse na Filemoni ni bamwe mu bakristo bagejeje ubutumwa bwiza i Kolosayi. Ariko aba bakristo nabo bose bari barabwirijwe ubutumwa bwiza na Pawuro. Gutoza abo bakoranaga nka Timoteyo, Epafura ndetse n'abandi, no gushyiraho ubuyobozi bw'amatorero y'ibanze y'aho hantu, nibyo Pawuro yagiraga iby'ibanze, kandi byatumye umurimo we wo kubwiriza ubutumwa bwiza wongererwa imbaraga. Dushubije amaso inyuma, reka twongere dutekereze ku bya Pawuro ho gatoya.
tumubona Uwiteka amutoranya, akamutoranya yari umwe mu barenganyaga ubwoko bw'Imana, kandi yari afite ishyaka rikomeye mu kurenganya ubwo bwoko bw'Imana. Natwe iyo dusubiza amaso inyuma tubona yuko Uwiteka yadutoranyije. Natwe kandi Imana yadutoranyije kugira ngo tuzabone agakiza binyuze mu kwezwa n'Umwuka Wera no kwizera ukuri. Nuko rero ukomere. Niba ukorera Imana ukiranuka, uzavugwa nabi kandi urwanwe, ariko kandi ntukarakazwe n'uko urenganyijwe. Ntukihorere, komeza ushikame muri Yesu Kristo. Uhora utumbiriye mu ijuru nk'ibuye ry'umuringa. Ureke abandi bavuga amagambo yabo bwite kandi bakurikize imyifatire yabo bwite. Wowe gusa ukomeze kwihangana ufite ubugwaneza no kwicisha bugufi bya Kristo. Kora umurimo wawe ufite intego ihamye, ufite umutima utanduye, n'imbaraga zawe zose n'umuhati wawe wose, wishingikiriza ukuboko kw'Imana. Umuntu wese ukurira muri Kristo azahura n'ibihe by'intambara ikomeye kandi y'igihe kirekire, kuko imbaraga z'umwijima zifite umugambi wo kurwanya inzira ye y'iterambere. Ariko iyo duhanze amaso umusaraba wa Kristo ari we uzaduhesha ubuntu, ntidushobora gutsindwa. Isezerano ry'umucunguzi ni iri: sinzagusiga na hato, kandi ntabwo nzaguhana na hato, dore ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nawe ndakwifuriza gukomera ku Uwiteka, ukibuka urukundo adukunda, maze igihe cyose uhuye n'amage cyangwa ibibazo cyangwa ibigeragezo, maze ukazajya uhita utekereza ku rukundo rw'Uwiteka kandi yuko ari kumwe nawe, kandi n'isezerano rye yuko atazadusiga na hatoya. Ibyo ngibyo bizajya bigufasha mu nzira yawe ya gikristo. Ndakwifuriza rero kuba umukristo uhamye. Ibyo nibyo nkwifurije, ni mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka, turagushimiye. Tugushimiye yuko wemeye kwitanga kugira ngo twebwe abana b'abantu tubeho. Uduhe gusobanukirwa urukundo rwawe kandi dukore ibihwanye no gushaka kwawe. Ibyo nibyo tukwatse, ni mu izina rya Yesu, amen.